Ese ntiwari watangazwa no kubona uba i Buraya ahantu hahora hakonje ugasanga uranywa juice, uranywa amaji, umutobe w'imbuto uhora uboneka ku giciro cya makeya, ukaba ufite mu nzu icyo ukora gusa ni ukongeramo amazi, concentrated juice. Ese wibwira yuko bituruka he? Ese kuki biborohera twebwe muri Afurika bikaba bitugora? Uyu munsi rero nubwo tugiye kureba ibanga bakoresha, ese babigenda bate ku buryo wa muntu w'umukene, wa mundi mukene wase adashobora kubura ji yo kunywa. Icyo agomba kuba afite gusa ni amazi, mu gihe n'amazi aboneka buri munsi. Mwongeye kwirwa nshuti z'umuryango itamtamu aho muherere hose, nizere yuko mumeze neza. Nkomeje kumva uburyo ngo inzoga zitwa niba ibiki byuma ibiki n'amazina menshi, uburyo zamenwe, uburyo inganda zafunzwe. Ndavuga hako harimo ikintu twagombye gutekerezaho. Byagenze bite bari abantu kugira ngo batangire batwice baturoge, cyane cyane aho usanga za nganda zari zubashwe z'abantu bubashwe tuzi amazina yabo, bafite ibifaranga byinshi cyane. Kuki bagumye hariya hasi bazi ko ibyo bakora ari uburozi bwica abantu babibona? Ese ntibareba televiziyo? Ese byagenze bite? Tubyibazaho, mbyibazaho n'inshuti zanjye. Nibwo twatangiye kwibaza, noneho tureba ibiri iruhande rwacu. Ikintu cyitwa ji yo kunywa i Buraya ni ubusa, ku buryo niyo ugiye gusura umuntu mu rugo ibyiza umusaba amazi, kubera ko ji hafi ya zose warazinyweye. Keretse unyumve neza, keretse yakubwiye hano ufite kaji ngewe nikoreye. Urumva, ngewe nikoreye ni ukuvuga ngo yafashe amatunda, yaguze amatunda muri supermarket, yageze mu rugo arayitunganyiriza. Uruvuga yes, ako ngako niko nshaka. Kubera iki? Dore impamvu nuko inangaha bakoze ko bashoboye. Ikintu cyitwa ji kiba muri make ni ikintu udashobora gukangisha umuntu wese arayinywa. Iraciriritse ushobora no kuyisanga, ni ukuvuga ngo n'ahantu muri make ni ikintu udashobora kuba warwanira n'umuntu kugira ngo ubyumve neza. Ese bigenda bite mu gihugu gikonje cyane badahinga izo mbuto kugira ngo bagire mu rwego rwo kuba bayigira mu bwinshi? Dore ukuntu bigenda. Akenshi nk'aya maronji, reka tugere ku maronji mbere y'uko wenda tufata n'izindi mbuto zose. Ko ji y'amaronji inahangaha niyo ifite amateka maremare cyane kuva na kera. Niyo urebye ibyo bita ngo English breakfast, ibiryo abantu barya mu gitondo, usanga akenshi yaragendanaga na ji ntigomba kubura aho ngaho. Ji y'amaronji ntigomba kubura aho ngaho, rwose bimeze neza ku buryo n'andi maduka, amakafe n'ibiki byose iyo bashatse kubwira ko bakora ibintu biri special, bakubwira yuko bafite ji y'amaronji kandi bakoreye aho ngaho ari fresh, kugira ngo bakumvishe ko ntago ari yaji unywa mu rugo. Iyo niyo baba bikoreye, bayikuye mu maronji aho ngaho. Sinze ako kantu niba ukumvishije neza. Amaronji rero ntiyera muri kino gihugu, uretse aho turonji duke cyane, ariko amaronji menshi cyane aturuka muri bino bihugu bikurikira. Mu bihugu bya Brazil ngo nicyo gihugu cya mbere ku isi gihinga amaronji, kigakurikiraho na Afurika y'Epfo, kigakurikirwaho n'igihugu cya Zimbabwe ndetse n'igihugu cya Egypt n'igihugu cya Espagne. Ibyo nibyo bihugu ku isi bicukura bihinga orange, amaronji menshi cyane. N'ikindi kandi ugasanga icyo gihugu cya Brazil n'igihugu cya Espagne ngo nibyo burya ngo byohereza cyane hanze ibyo bita concentrated juice. Ni kuvuga ngo ni fanta baba barikozemo amaronji bakakoramo umutobe, ariko noneho ya sukari yawo kameri ikabiraho, ku buryo iyo uyiguze uyigeza mu rugo icyo wowe ukora ni ukongeramo amazi kugira ngo ugabanye ya sukari irimo. Niko babikora. None icyo rero ibi bihugu biba byarakoze ni iki? Uzabisanga mu supermarket, uzabisanga hose. Iki gihugu cy'ubwami bw'Ubwongereza n'ibindi bihugu byose by'i Buraya bagura izo juice ziri concentrated, ni ukuvuga ngo ziri mu macupa zafunzwe neza. Bo bazigura, urumva ko bazigura
mu bigega binini cyane, bakazizana noneho ubu bakagabanya bwabo ya concentrate kwa kundi mbyita ubusharire se bwa buryohere se, bakagabanya nibura bakongera bakagabanya babigabanya bate, bagenda bongeramo amazi bagashyira mu macupa, noneho ubundi bagasohora. Uzabisanga hari nk'ukuntu supermarket uzumva ngo Tesco, Asda igatumiza iyo mitobe ikagera inangaha, none ikayishyiramo amazi bagashyira mu macupa yabo bakandika bagashyiraho icyapa cya kampani ya. Ibyo rwose biremewe muri kino gihugu, cyane cyane yuko serivisi ishinzwe gupima ibyo abaturage bagomba kunywa yo yemeje ko ibyo bintu ibyo nta kibazo rwose byatera, aribyo mu buryo bwo kugira ngo igihugu kibone ibyo abaturage babone ibintu muri make bakoresha, aho kugira ngo abaturage usange ari iby'abakire gusa kandi n'abakene babikora. Akenshi usanga ngo ni serivisi y'igihugu yitwa food standard niyo itanga babyita green light, cyangwa ibabwira ngo yego ibyo ngibyo ni sawa, nta kibazo mushobora kubikoresha. Usanga nkuko nari mbivuze, izo hari ubwo buryo nyine bita ngo fruit processed, ni ukuvuga ngo ugakora izo juice, ugakora jus, ugakora hari ama orange, hari black currant, hari ama apple, hari ama lemon. Iyo ni imitobe, navuga imitobe nyine wagura y'amoko yose, y'ayo moko, ariko aba ari concentrate ku buryo ugera mu rugo ukongeramo amazi. Bamwe bavuga ko ngo muri ibyo bintu usanga akenshi ngo bongeramo amazi, bakongeramo isukari, bakongeramo ibyo bita sweetness, n'utuntu tuba tumeze turyohera, cyane cyane dukoreshwa n'abantu barwaye za diabete. Bamwe na bamwe ugasanga bongeramo ibyongera ibara, ibyo bita flavorings, n'ibandi bakongeramo ibyo bita ngo citric acid. Ibindi muri make bakongeramo ibintu bituma nyine zitangirika, niko benshi babivuga. Ariko hari n'izo bakubwira ngo ibingi ngo iyi yacu ntago twongeramo amabara, ntago twongeramo wenda ibintu bituma ama preservatives, kubera ko abantu benshi ntibakunda izo juice zirimo ibyo bintu, usanga nyine barabyanditsemo. Ibyo rero akenshi usanga ntago barindira yuko babihinga, ahubwo bajya kubigura hahandi abandi babihinga bafite ku bwinshi, ahubwo bakabizana mu gihugu cyabo, noneho kugira ngo bakabikwiza mu baturage. Ariko igihugu kiba cyabanje no kubicekinga ko ibyo bintu bemereye. Izi ji ndimo kuvuga zitandukanye na za ji zindi ugura uhita unywa ako kanya, kubera ko hari amoko abiri inanga y'Iburaya. Hari ji nk'iyo ngiyo ubanza ukongeramo amazi, ari nk'uburyo tuvuge hari za Ribena, hari za orange juice drinks, fruit shoot na Vimto, hari zo ubanza kongeramo amazi. No hari n'izindi wowe ugura gusa mu supermarket, ahandi hose mu maduka ugura ugahita unywa ako kanya. Ni ukuvuga ngo izi baba barazikoze, baba barongejemo amazi bakagera ku rwego aho udakeneye kongeramo amazi, ni ukuvuga ngo wayigura ku muhanda gusa ugahita unywa ako kanya. Izi zitandukanye n'iziriya nari mvuze haruguru, izo ugomba kongeramo amazi. Bityo rero ibi ni ibintu usanga akenshi ibihugu byacu byo muri Afurika tugombe tubitekerezeho, turebe uburyo twakora bino bintu kugira ngo byegere abaturage. Mu gihe ufite amahirwe yo kuba muri business, ufitemo ubumenyi muri business, warageze mu rwego nk'uru usanga akenshi byafasha. Urugero nko mu Buraya, ibihugu by'Uburaya hari juice uzumva ngo bayita ngo Robinson. Iyi Robinson ni izina nkeka ko ari izina ry'umuntu witiriye iyo ji, ariko usanga zifite amoko menshi. Usanga hari nk'uko nazivuze iza orange na apple, usanga hari za apple n'izindi n'andi matunda nyine atandukanye bagenda bagurisha. Ariko inyinshi Robinsons, inyinshi ugomba kuyivanga n'amazi, niziba ziri izo mu rugo. Dushobora kwitegura nk'ubu ngewe ubwanjye ntegura iyo iri mu rugo, nkavangamo n'amazi, nkashyira mu gikapu, nkagenda nayo igihe cyose numva nkeneye cyo kunywa, nkafata iyo ngiyo nakoreye mu rugo nkinywera. Nuko bigenda, nuko nguko bigenda. Ibi rero ni ibintu bishobora kuzafasha Abanyafurika kugira ngo tuve muri kino kintu cyaho umuntu abura ibikoresho
byangombwa kugira ngo ukore umutobe aho kugira ngo ujye kugira ngo wice abantu kandi wenda utanabigambiriye. Icyo ugambiriye gusa ari gukora amafaranga. Reka twige gusohoka turebe ahandi babikora bate, dukopere. Kandi burya gukopera niko kwiga, burya gukopera no kwiga. Kandi burya ntago hakopera umuswa, no kuba wakopeye burya hakopera umuhanga, ukamenya icyo ushaka n'icyo udashaka. Erega naba no kuba barateye imbere babifite, suko nta bundi bwenge bafite, ahubwo nuko bageze aho twebwe turi babona amakosa barayakemura, noneho batera iyindi ntambwe. Burya gukosa ntabwo ari ikibazo, ahubwo ikibazo burya ni ukutagerageza ikintu ukose, ahubwo ubone ko wakosheje, ahubwo uve muri urwo rwego ugere mu rundi rwego. Burya hakosa uwakoze, maze wamara gukosa ukareba yuko hari ubundi buryo wabikora. Ariko rero aha munyumve neza, ntabwo ari ugukosa wangiza ubuzima bw'abandi bantu ya aho ngaho uba ushaka inyungu zawe bwite. Aha ngaho icyo nshatse kuvuga no kuvuga ngo gukosa ugerageza ibintu ukareba uburyo wagera ku rwego ruri imbere. Nk'umuntu ukora umutobe cyangwa urwarwa ruva mu bitoki, nko mu bihugu duturanye bihinga ibitoki cyane kurusha ibyo bindi nka Uganda, ushobora kujya kuinvestisamo hariya, cyangwa ukabanza ukigisha abantu uburyo bashobora gukora iyo iri concentrated, ku buryo urumva ko wabonye market y'i Buganda, ukabonye market yo mu bindi bihugu byose, kandi mu buryo bworoshye kandi utarinze kwisanga mu maboko atari ayawe. Reka ibintu turebe uburyo twigana abandi, turebe abandi uburyo babikora, kandi twisange turi muri bwa buryo tubona amafaranga ya win-win. Ibi bintu byo gukora juice, ibyo kunywa, ibyo kurya, nk'ubwije ukuri yuko iyo washatse kubijyamo neza, udashatse ubusambo bwo kwiba abantu cyangwa kwangiza ubuzima bw'abantu, ni ibintu usanga birimo amafaranga. Icyangombwa no gushaka ubumenyi, ukegera imbere ukareba abandi babikora bate, ukinvestisa mu bumenyi buzatuma nibura hari ikintu kiyongera mu mikorere yawe, muri business yawe. Kubera ko kuguma urimo gukora ibintu mu rwego rumwe gusa imyaka 5, 20, 30 ngo kubera ko batari bamenya uburyo ibanga ryawe urikoresha, ntago ari byiza. Burya nawe uba urimo kwiyicira business. Reka rero ndangiriza hanga mbashimira mwese mwakurikiye kino kiganiro, n'abategure cy'uyu munsi kugira ngo turebe ese abandi babigenje bate, ese abandi bavuye muri bino bibazo nka bino bate. Nuko bimeze, no kuvuga ngo ntibarebye gusa ngo kuko tabifite bifate mapfubyo ya, ahubwo bagiye kureba aho abandi babikora, bareba uburyo babizana mu rugo maze bakabigeza ku bantu bose. Ibaze gutumiza juice mu gihugu cya Brazil, cya Afrika y'Epfo, icyo ugeza ukora mu rugo gusa nukongeramo amazi, ukabikoramo uburyo bubiri nk'uko twabibonye haruguru. Hari concentrated, iyo ubongeramo amazi, wagera mu rugo nawe ucyongeramo amazi, cyangwa yandi bo bakongeramo amazi 100% kugira ngo noneho izi zicuruzwe mu maduka asanzwe. Umva ko kantu kugira ngo unyumve neza. Ntago nshaka ko iyi video yanjye iba ndende, reka unyumve neza. Abantu babikora, abantu bafite inganda, abantu babihinze, baragenda bagakora mu murima, bagakora umutobe wa wundi ufite isukari nyinshi cyane, barangiza bakohereza ku bandi banyenganda. Bari abanyenganda bo bazicamo ibice bibiri. Hari igice bari bushyiremo amazi, ariko ntibashyiremo amazi menshi, noneho izi ngizi zikaba ari iz'abantu ugomba kunywera mu rugo ari uko wongeyemo nawe amazi. Ni ukuvuga ngo ni jus, ushobora kugura icupa tuvuge wenda rifite litiro, reka ndebe wenda ibyo mfite ahangaha rifite rijyamo kangahe. Iri ngiri rijyamo ndakeka ari 250. Yes, 250 ni oya ni oya ahanga simbona ko ringana 500 mililitiro 500. Urumva ko niba ari ari ifite wenda igihumbi, no kuvuga yuko iyo ngiyo mu rugo mushobora kuyinywa hafi icyumweru, kandi mukamufite ya orange, ya apple n'ibiki byose, kubera ko mushyamo gakeya mukongeramo amazi. Cyo ni igice cya mbere. Ikindi cya kabiri ikaba ariyo none ubu mu ruganda bongeramo amazi menshi, none ikaba ari yindi ushobora kuba wanywa, none bakayigurisha iri mu cupa. Urumva ko ni ibintu byoroshye ku muntu ufite inganda, uko ufite ayo macupa, ufite gusa uburyo ushyiramo, ugashyiraho n'izo etikete, ubundi bikagenda ugakora amafaranga, n'abacuruza mu iduka bagakora amafaranga, n'uriya wakohereje umuzigo akabona amafaranga. Burya biryoha bisangiwe. Mukomeze mugire umunsi mwiza naho ubutaha. God bless you all of you. Ciao.
ciao 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 ciao.